yongera agaruke. Marayika wegeze kubona yongera agaruke. Uwahabaye 9-2. Marayika wabonye muri jenoside yakorewe abatutsi 9-4. Marayika wabonye mu 2000 muri yanzara. Marayika wabonye muri covid. Marayika wabonye bagiye kugusenyera. Marayika wabonye muri ya mpanuka. Marayika wabonye inzara yateye. Marayika wabonye ubukwe bwenda gupfa. Marayika wabonye ugiye kwa muganga. Marayika w'Imana wabonye yongere. Y'umuntu ahuye n'umugabo hari ibintu Imana ikora butangaze bigatangira bisa nk'utuzi. Imana ikabumbabumba ikazashyiraho amatwi. Mbariza umuntu mwegeranye wabyaye ngo Imana yakuye amatwi he yashyize ku mwana wawe kayawe itayakaseho. Imana we mumbarize ngo yakuye he ikiganza kw'icyawe kicyuzuye. Mumbarize ngo yakuye he urutoki kw'izawe zicyuzuye. Mubwire ngo nibwo mu mana bwayo pere to elan Seleniwa mubwire ngo nibwo Mana bwayo. Iyo amezi yuzuye 9 rero hari ibintu bita imigendo, hari ibintu byita ifata gutya bifite ukuntu bigenda bisimburana, ariko byanga byakunda. Igikeri barakigurukije kigorira hakurya, cyava ngo nubwo bibabaza birihutisha kandi byatinda byakihuta, ariko Imana ikoramwe ibifatika. Gira gutya Imana igira gute ikuramwe ibifatika. Mbibutse ijambo ritumye guhamagara rero, ariko impamvu utaguyeyo mu ijuru wohereje inama. Yesu abona ntiyaza, ijuru ribona ntiryamanuka, ijuru ryohereza marayika, ijuru ryohereza marayika. Utari wazamuka gatanda, marayika yagutanze imbere. Batari batunganya imikasi, marayika ropele to ala, marayika yagutanze imbere. Batari baringaniza, hari marayika waje imbere. Turashimira marayika, turashimira marayika. Icyo nicyo gituma umuntu ajya kwiseta ariko ntagweyo. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Igitabo cya mbere cy'Abami 19 umurongo wa 7 wonyine. Abami cyangwa se igitabo cya mbere cy'Abami hari ababyita abami ba mbere n'uburenganzira bwabo, ariko habe igitabo cya mbere cy'Abami n'icya kabiri. Igitabo cya mbere cy'Abami 19 umurongo wa 7. Dusome ijambo ry'Imana ririmo ubuhanuzi Imana impaye. Ndakoresha iminota itarenga 8. Bibiliya iravuze ngo marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Amen. Subiremo uyu murongo. Marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri, amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Amen. Subiremo agace kamwe. Marayika w'Uwiteka agaruka bwa kangahe? Bani bahumugisha. Soma handi hantu. Gitabo cy'Abacamanza 13, Abacamanza 13, ibicubwo ni 13, umurongo wa 8 n'uwa 9 honyine. Gitabo cy'Abacamanza 13 umurongo wa 8 n'uwa 9. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongera agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa. Marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyarahari akiri ijambo ry'Imana.
suriza umuntu mwajyanye mvuga ubuhanuzi mfite ndi hafi gusoza hasigaje nk'itanu. Fatira umuntu muri kwe mu kiganza ntumurekure, mbona umuntu wese afashe mwene se ntacyo bitwaye. Iyi ntashya ririmo mfatisha ukw'iburyo, umwatura amagambo ngiye kuvuga atarenga 3 Imana impaye muri ubu buhanuzi. Bwira mugenzi we ngo marayika wegeze kubona yongera agaruke, marayika wegeze kubona yongera agaruke. Uwahabaye 92, marayika wabonye muri jenoside yakorewe abatutsi 94, marayika wabonye mu bihumbi 2000 muri yanzara, marayika wabonye muri covid, marayika wabonye bagiye kugusenyera, marayika wabonye muri yampanuka, marayika wabonye inzara yateye, marayika wabonye ubukwe bwenda gupfa, marayika wabonye ugiye kwa muganga, marayika w'Imana wabonye yongere. Wazamuye cyane, haleluya. Ndashaka umudamu waje mwiri teraniro ahetse umwana amwegeze hino ashyizeho n'agashuka byonyine. Ukuntu ukeye wagira ngo umugabo neze gitifu w'umurenge muri iyi mirenge iri muri Kigali, ariko pe ntagiye kwerekwa. Byanga bikunda umugabo ntago ari meya, kuko yaba ari meya ukinjira hamba nabimenye. Bari kumbwira ati Mukameya yahageze. N'umugabo we si umushumba ukinjira hamba nabimenye. N'umugabo we si koroneri ukinjira hamba nabimenye. Hari amakuru duhana kandi meza, ariko naho wicaye hakunyure kandi wicara ugubwe neza mu izina rya Yesu. Ndashaka kumaza ikibazo ndabanyibeje abagore bose babyaye, ndahita nzana n'igisubizo. Nimara kugisoza ndahita ngutangariza ijambo ngo marayika wegeze kubona yongera agire gute. Tuvuge ngo amen. Abagore babyaye bose bagire gutya, abantu babyayeho bagire gutya, abantu babyayeho. Ndashaka kubabaza, ni igiki mwatanze n'uyu mudamu arimo kugira ngo ujye kwa muganga uhakura umwana muzima? Nose kugira ngo ubyare umunahetse, Imana yaguciye kuri Mukameya, yaguciye kuri Mukakoroneri, ufite etaje muri Masaka, ufite dogitora nkaba ntabimenye, yaguciye ko winginga cyane. Mbariza mugenzi ngo Imana yanciye iki? Ubundi Imana yanciye iki? Hari indirimbo ivuga ngo wanciye iki Yesu, wanciye iki, wanciye iki Yesu, wanciye iki? Niki cya nkiza agashoka. Nagira ngo mbereke ikintu Imana yabaciye. Nyegera gatoya, obe nyegera. Tuvuge ngo amen. Hano gakwere wa mukino cy'ukina wa Yesu kambare bibiri yugumwe cyangwa irandika nawe ukambane mvuge n'iri teraniro. Ese muracyahari cyangwa muratashye? Muracyahari cyangwa muratashye? Reka mvuga amagambo agera kuri 3 ajya avugwa n'abavuga butumwa, nge sinyavugaho cyane kubera impamvu z'igihe nanayoboye. Mbibutse ko kugira ngo umuntu abyare habaho kubanza guhura n'umugabo agasama. Umuntu wasamye atahuye n'umugabo ni Mariya wenyine agiye kubyara Yesu. Abandi mwese uko mungana mwahuye n'abagabo. Cyakora hariho system iri kuza, umuntu atanga y'abagabo n'iy'umugore bakamutwitira hakazavuka umwana, ariko mwese mwicaha ngaha mwabyaye mwahuye n'abagabo banyu. Iyo umuntu ahuye n'umugabo hari ibintu Imana ikora butangaze, bigatangira bisa nk'utuzi, Imana ikabumbabumba ikazashyiraho amatwi. Mbariza umuntu mwegeranye wabyaye ngo Imana yakuye amatwi he yashyize ku mwana wawe kayawe itayakaseho. Imana we mumbarize ngo yakwehe ikiganza kw'icyawe kicyuzuye, mumbarize ngo yakwehe urutoki kwizawe zicyuzuye, mubwire ngo nibwo mu Mana bwayo pere to elan seleliwa, mubwire ngo nibwo mu Mana bwayo n'ubumana bw'Imana. Iyo amezi 9 ageze umuntu hari ibintu bimufata, simbivugira mu iteraniro mfite na kamera kandi ndabizi, ariko nge ndabizi uko n'umugore wanyu byigeze byamufata. Muri 2008 tujya kubyara umwana wa kabiri, arambwira ngo kimfasha aha, negezaho igitenge ngo ndebe ikimufashe sinakibona. Mubwire ngo bya bintu umugabo watabona Yesu arabizi, bya bintu umugabo watabona Yesu arabizi. Aho umugabo atareba, aho marena atagera, aho umuturanyi atakora, burya Yesu ajya hakora kandi akavanamo ikintu gifatika. Ariko hari hanyuma iyo amezi yuzuye 9 rero hari ibintu bita imigendo, hari ibintu byita bifata gutya, bifite ukuntu bigenda bisimburana, ariko byanga byakunda. Igikeri barakigurukije kigorira hakurya, cyava ngo nubwo bibabaza birihutisha kandi byatinda byakihuta, ariko Imana ikuramwe ibifatika. Gira gutya Imana igira gute? Ikuramwe ibifatika. Mbibutse ijambo ritinye guhamagara rero. Iyo umuntu ari kugise ndabivuze,
natangarijwe itangazo rikomeye. Burya ikuzimu haba habaye inama. Ikuzimu bavuga ngo uyu mudamu mwiza w'inzobe tumwice cyangwa tumwicane n'umwana, nitubabura bombi ngo tubahombe tumwicire umwana mu matako. Bwira mugenzi ngo ikuzimu bafashe zero. Kuzimu bafashe zero. Mubwiye kuzimu bafashe zero. Umva impamvu kuzimu bafashe zero. Ijuru ryarambwiye ngo nubwo kuzimu hateranye inama, iriya nama yari pirate. Mwijuru hari habaye inama iri oji, iri originali, iri special. Inama nzima yari yateranye. Impamvu utaguye ku iseta, impamvu utaguye ku gatanda, impamvu utaguye mu kinya, impamvu utaguye muri biriya bintu. Umva itangazo yera yampaye. Tuvuge ngo amen. Buriya muntu mujye imbere nkubwire uzunsanga ndakubwira. Ndajya nguhamagara. Wegera inyuma mada. Wakujya imbere kandi uko uzajya atera intambwe nawe uzagitera. Mu ndebe hano. Ndeba obe. Hagara imbere y'undebe. Tuvuge ngo amen. Ipfuke neza nk'amarayika ariko. Ipfuke neza nk'amarayika. Hanyuma ndashaka kuvuga n'ababyeyi babyariye kwa muganga. Babyariye kwa muganga. Biriya bitara batana mu cyuma mubyaramo murabyibutse. Oya murabyibutse. Mwibutse ikinyaba batera hangaha cy'uruhande rumwe muracyibutse. Mwibutse ya mikasi yo kugira kwaje kwapura. Mwibutse na bya bindi byose. Mwibutse n'agatanda ukuntu kaba kareramye n'ukuntu na kuntu. Ndagira ngo mbatangarize kuri muri kiriya cyumba umuntu mujyanamo n'umugabo nawe usobanutse umeze nka Tadeyo. Abagabo batisobanukiye baguma hanze. Marene wawe arasigara, abarwaza barasigara. Ariko impamvu utaguyeyo, mwijuru bohereje inama. Yesu abona ntiyaza, ijuru ribona ntiryamanuka, ijuru ryohereza marayika, ijuru ryohereza marayika. Utari wazamuka agatanda, marayika yagutanze imbere. Batari batunganya imikasi, marayika ropele toela, marayika yagutanze imbere. Batari baringana. Hari marayika waje imbere. Turashimira marayika. Icyo nicyo gituma umuntu ajya kwiseta ariko ntagweyo. Icyo nicyo gituma umuntu ajya kubyara ariko ntagweyo. Burya hari marayika. Bwira mwene so ngo marayika yongera agaruke. Mubwire ngo yongera agaruke. Imana muyikomera amashyi. Ni Imana ishoboye. Hari ubyakiriye wazamura cyane. Haleluya. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamo, shimwa nawe ukawera. Shimwa Yesu, shimwa nawe ukawera. Abiringiye abantu barabahemuki ndetse abiringiye abantu barabahemukira ndetse n'abahanga amaso bakabakoza isoni. Ariko wowe ntuhemuka kandi ntukoza isoni. Abikuzo wayawe ukurabikwiriye. Ariko wowe ntuhemuka kandi ntukoza isoni. Abikuzo fata mu kiganza cy'uwo mwegeranye umubwire ngo marayika yongera agaruke. Hanyuma waguha umunota umwe hari ikintu washima Imana. Tuvuge ngo amen. Genda wicare. Imana muyikomera amashyi. Irashoboye. Imana muyikomera amashyi.